tubahaye ikaze hano kuri Max One TV. Wowe nakwifuriza gukanda subscribe kugira ngo ukomeze ubone story zigezweho. Reka tubareke mukurikirane ijambo Prince Kid yavuze mbere muri Miss yabanjirije muri cyagiye cyane mwiza Megan. Reka tubareke mukurikirane wowe kanda subscribers kugira ngo inkuru ngizi zikajya zigucika kuri Max One TV. Kurikira ibyo Prince Kid yatangaje. Keze niba muvuga ko hari uwemerewe gushyigikira utemerewe gushyigikira, ufite uburenganzira bwo gushyigikira ushaka. So icya kabiri, iyo tugiye kwakira umuntu muri Miss Rwanda ntago tugendera kuri background ye n'ibyo yakoze n'imirimo akora. N'ubu uri umunyamakuru ngira ngo muri 2016 right? 2016 hari uwiyamamaje akora itangazamakuru ku kigo batavuze ngo kubera ko abanyamakuru abafatanyabikorwa ba Miss Rwanda bazatuma tsinda. So icyo ni kimwe. Ikindi gikurikiyeho nashaka kugira ngo mbabwire, uwaba yaramwamamaje n'ubwo ngenda nabizi, ahubwo nashyiremo akagufa namutuye. Icya kabiri, umukobwa Erigani Sinaumi n'abashoboye hazabatsinda, n'abadashoboye hazasigara. So ikintu cyo nababwira ni kimwe muri Miss Rwanda: no pressure, no influence. Icyo waba utanga cyose uko waba umeze kose, kuko ngira ngo none se ubushize ni hari umuyobozi washyigikiye umukobwa muri Miss Rwanda? Nese MTN yabikomeye kurusha urwego rwa leta. So ibyo ngibyo rero nibaza ko abantu ko mukwiye kubyisha rukana n'umwana w'abandi mwina mushyiraho pressure. Mwina mushyiraho pressure ngo yicare ugate ko icyo nababwira muri Miss Rwanda organization, n'abashoboye ntago tuzagendera ngo bamuvuze cyane ngo reka turimwime kugira ngo tutajyana n'abandi, cyangwa ngo urumva ngo kuba ko bamuvuze cyane ngo reka turimwe kugira ngo tujyane n'abantu. Aba judges bazakora akazi kabo, natsinda atsinde, nadatsinda asigaye. Uko yatsinda ni ubuse hano twicare turebe, tubereke buri mukobwa wagiye azana n'umwe mu banyamakuru wamuzanye, tumubereke abantu ati uyu mushute w'umunyamakuru nawe mwemuteresheje kujya muri Miss Rwanda. Ubuse nawe aratwinfluence ko afite ikinyamakuru gikomeye. So icyo nshaka kongera ni kimwe, turebere ibintu mu nzira yabyo. Twishaka kuvuga ngo kubera ko irushanwa ryavuzwe cyane natwe tujye muri gahunda zo kugira ngo ngira ngo icyo kintu kive mu nzira. Ndanakoze cyane kubera Kejo nbarije icyo kibazo na Jedo wavuze ati twagitekerejeho, which is good, yanabivuze neza, twakigize. Nibaza ko biba byiza iyo umuntu agize ikintu akabaza akanakurikirana, ariko icyo nababwira ni kimwe, ngira ngo abakobwa ibyo ndi kuvuga muri kubyumva bari ni namwe mureberwaho cyane ibyo ndi kuvuga muri kubyumva, kuko hari n'abandi rega baje batoroshye bazwi cyane kandi basigaye, ariko ntabwo bari abajaji bari ku mikino. Iyo ushoboye uratambuka, iyo udashoboye ntabwo utambuka, full stop. Ariko ngenda haga urugero bagenzi banjye muri 2014 nuko abantu nyine sinzi ukuntu tumeze, hari ukuntu dutekereza ko ushaka gutunga abandi urutoki wirengagije. Ubu mwese uko muri amwebwe nawe ushyigikiye ni urugero, nawe ubona ukavuga ati uriya muntu ndabona yatsinda. So ibyo ari byose mujya mubona icyo bita hot pick, bijya biba mu marushanwa mpuzamahanga. Ubu mu kanya dushobora gusohoka hano, sibyo? Edi akicara nk'ikinyamakuru akavuga ati twebwe abakobwa tubona 10 bazatsinda nawe. Ubu ni nka Edi niko bitekereza, aba yabashyizeho. Krema akabyuka mu gitondo ati ngenda abona abakobwa bazatambuka ara. Uwo nawe yabishyizeho. Ko is a competition, ni competition. Sibyo? So kuba rero wabyuka mu gitondo ukabishyira ko ntago bikuyeho ko twebwe nta kintu influence akwirushanwa. Irushanwa nongere mbisubire, sorry, nongere mbisubiremo neza.
irushanwa rifite amabwiriza agenga irushanwa kandi azakurikiza. Naho ibindi byose rwose kuvuga ngo bakurikira porogaramu bakurikira iki so what, twe tugende tujye gufata abakobwa bose dukore background check imirimo bakoze. Uzasanga yaorganizinze event rero tuzakorera tuvuge ngo uko akora umuorganizer nawe baramushaka ngo wagiye muri Miss ndakayitsinda cyangwa akoze ezo ubundi kuki mutabazo watsinze Miss Elegance we nahari ubuse nabyo bitwa influence ati wasanga bimenyereye aragiye undi nabanuka ati ngewe namamarije iki namamarije oya ko so ibyo byose bizaho nibaza ko gusa ikizagera kuko bari ibiganiro kandi nibaza ko namwe nk'itangazamakuru mujye mudufasha gusobanurira abantu babashe namwe mwibaze bicaye aho ngaho kumva abantu batangiye nongere mbivuge neza ku bakobwa mbahe message ya nyuma kugira ngo tujye no mu mibare. Mbahe message uvugwe cyane n'uvugwe cyane uvugwe gake nta kibazo na kimwe biduteye bakuvuga. Hari n'ibintu batubwira ugasanga bari kuvuga serivisi badushimbuye polisi ugasanga uri kutubwira ibintu twebwe nababwira abakobwa mube secure kora cyane tegura imishinga yawe tegura uko witwara tegura uko uzitwara muri event ibindi biri inyuma y'aho ngaho kandi ikintu kimwe mwirushanwa itemera gutsindana no rwatsinda na itemera gutsindwa no rwatsinda sibyo mwitegure kuvuga ati ngewe nzakora igishoboka cyose n'insinda zabandi zagenga ninatsinda kandi nanone ubwo ngubwo uzatsinda zabandushe sibyo. Ibindi byose mwumva babanditse harimo nagiye kubona mbona bamusikije ngo yayobewe ngo yayobewe ikintu runaka sinzi ibintu yari yayobewe ubu wese ngo kuki mwamwemereye tukibaza ubu ngubu tubyuge mu gitondo jewe ndavuga ngo umukobwa uwo ari we wese twebwe nababwira ngo nta influence tugira twebwe tureba capacity ushoboye azatsinda udashoboye full stop katujya muri reka dufate ikibazo kimwe cyane then I'm going to congratulations. You're one step ahead from where you come, but good job. Ikindi byinshi ishimwe yabivuze. Icyo nabongereraho umukobwa uri muri Miss Rwanda cyane cyane umukobwa wageze kuri stage yanyu iyo mugezeho ubu ngubu aba afite pressure nyinshi nk'uko yabivuze kandi ni irushanwa. You have to work hard. Ariko rimwe na rimwe we work hard tugakora n'ibitari ngombwa, and that's the nature of ni nature yacu nk'abantu turakora tugakora n'ibitari ngombwa when you need something sibyo. Ariko ntimushukwe ni anything ibyo Kidi mentioninze ibyo ishimwe mentioninze ni byinshi ntihagire ikibashuka in any of those areas you mentioninze. So icyo nababwira ni mukomeze mukore cyane nk'uko yabivuze it's one of you nta handi tuzajya kumushaka nta handi nta Miss yicaye muri mwebwe, and I think ni ikintu twagombye gucelebratinga right kuko muri 54 dufite ngubu harimo nyampinga w'u Rwanda 2020. So congratulations kandi courage mukomeze mukore cyane muzabitinga challenges. hazagera igihe wumve biragoye wumve urashaka no kuvamo wumve it's myself ndiye ubwanjye byageze igihe I felt like giving up, ariko that time that moment igihe wumva birangiye igihe wumva you feel like giving up, it is when you're winning. So ntimuzacike intege, ntihazagire ikibaca intege, ntihazagire ikibashuka. The ultimate goal ni imwe, but there are many other goals sibyo. So courage, you've done great.
keretse niba nanone mutizera abajaji banyu. Twebwe ntabwo tujya muri process za judgment yo cyangwa se uburyo mu batora ntabwo tubijyamo. Nkeka ko ntabwo twebwe aho ngaho ntabwo twagera, keretse niba nanone nimutubwira yuko ntabwo mwizeye uburyo bazatorwamo. Twebwe aho ntabwo tuhagera. Ahubwo twatangiye kugira ikibazo umwanya we wa ufite twabyizeraga ariko tubazikigira ikibazo cyatangiye uko oya numva rwose ko nta twebwe company yacu ni company ikorera muri integrity, ntabwo ikindi ntabwo aramutse uwo mukobwa aramutse abaye Miss Rwanda ntabwo bizaba biturutse kuri MTN mu by'ukuri, to be honest. Umuyobozi wanyu impamvu mwamamaza kino kibazo kiri serious. Umuyobozi wanyu impamvu mwamamaza yabamaze kuri MTN. Umuyobozi wanyu impamvu mwamamaza nuko yifuza kwaba Miss purpose yo kumwamamaza, he wants the girl to be grown. No, that's not the purpose. So reka mubwire tutangira ya Connect Rwanda. Tutangira gahunda ya Connect Rwanda. Icyambere mbanze mubwire yuko ajya kwinjiramo ntabwo Okay, na Prince Kid tugenda n'abaterankunga bemeye kwamamaza abakobwa. Tugenda tugenda n'abaterankunga bemeye kwamamaza abakobwa. Cyane rwose turabamamaza. Don't go ahead. So nukuri ntimugire impungenge. Ntabwo rwose twebwe company yacu ntabwo we are a company of integrity, ntabwo rwose ibyo ngibyo twagenderaho kandi ntabwo twabuza umuntu amahirwe ye. Icyo ni kimwe. Ntabwo dushobora kubuza umukobwa amahirwe ajya kwinjira muri Miss Rwanda. Hari impamvu yamuteye kwinjira muri Miss Rwanda ku giti cye, atinje nka groupe yose. Kuki batinje mu nka groupe yose? Numva any more questions? Okay, so ikintu cyoroshye, ibintu biroroshye, reka nunganire mugenzi wanjye hano, ariko nibaza ko abantu mwakoze cyane kureba iyi video, namwe mwakoze subscribe, nakwifurije gukanda like ndetse na share kugira ngo n'izindi nkuru nyinshi zitambuka no kuri Max One TV zitazajya zigucika. Ikaze.